wishwe n'iki se kandi tugende mwana tugende ibisa n'ibicurimo tugende oya tugende va tuzamuka va oya bisiga ibyo ngibyo ntago bikubereye va tugende wagiye nire wagiye nyagasani mana yanjye ninde wagiye umva nkubwire gukora iki va tugende mu rugo va tugende mu rugo hano ntago wakubereye ufite famille yawe ariko nyumva wowe ufite famille yawe sibyo tugende tujya mu rugo iwanyu baragukeneye sibyo siko bimeze tujye oya bakukureka ndakureka sibyo wowe tugende sibyo ahangaha ntago ari iwawe mwamfashije mwababyeyi mwebwe ibingibi ntago nyagasani mana iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura ijyo y'Rwanda bagasika mutora za sinimo gurasa amatara gateka cyagasambi ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye twagwa gutegura umwaka tutagiranye imbaraga nyinshi kandi dufite mu byinshi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe n'ibitaro wayikora ndetse nawe wayikozana kwinyango usaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya cyumunsi wa none rero muri kumbona muri kaburimbo muri kumbona imihanda mushaka kwibaza ngo ndimo ndashakisha nde cyangwa se ndashaka iki cyangwa se ni kuki ndi handanga mwabantu mwe mwabonye ko wa mukobwa wasarishije Juma nawe byarangiye agize ute asaze mwirukankaho ndamuhiga umukobwa inza kumubona mwabonye ko byaje kurangira ngiye kumubitsa ahantu ndavuga ati rero nta bushobozi mfite bwo kujya kumushaka uyu munsi nta n'ubushobozi mfite bwo kubonana na famille yiwe vuba ahangaha nta n'ubushobozi mfite bwo kumujyana mu rugo mubitsa ahantu ndababwira ati mumuncungire nabo barabinyemerera ngewe ningaruka umukobwa nzaza mufate muhuze na famille ye fata umwanya ndagenda nshakisha famille ye ahantu hagiye hatandukanye famille ye ndayibura ndavuga ati ubwo famille ye rero nyibuze nta na nimero zabo mfite ngo byibuze mba nakominikana nabo reka ngewe nsubire hahandi nasize umukobwa ndebe uburyo ameze ndebe uburyo ubuzima bumumereye ndebe icyo nakora nimba ari no kumujyana ku muganga cyangwa gusaka umuntu umusengera mbikore naje gufata umwanya rero nsubirayo ngezeyo inkuru ya mbere banyakirije barambwiye ngo umukobwa ntawe uhari numva nguye mu kantu ndibaza se umukobwa yagiye ndabaza ati umukobwa yagiye ati umukobwa saa 8 z'ijoro ngo nibwo yagiye wa mukobwa ngo yarasohotse agiye kuri toilette aziko undi yasinziriye saa 8 z'ijoro asiga adafunzeho amaze gusiga adafunzeho yinjiye mu nzu basanga umukobwa yagize ute yamaze kugenda mwabantu mwe narashubewe numva birandenze numva amagambo ashize ivuga mburi cyo kuvuga mburira n'icyo gukora ndavuga ati ariko kameme ngomba kugira ute ngomba kumushaka mwabantu mwe sasa rero tutivizingiye mu magambo barandangiye bati hari ahandi hantu bamubonye ndahagera ndamubura bwa kabiri ndahasubira ndamubura uyu munsi rero umuntu yampamagara arambwira ngo hari quartier ajya mubonamo niyo mpamvu najangaha nanjye uko bisa kose nuriya ndi kubona muri kubona umuntu urira hirya muri kumubona uko byagenda kose niwe byanze bikunze kubera ko izi quartier nizo bandangiye ngakunda kubona kamerama singusige bro singusige vaho tujyane sibyo ningira amahirwe ndasanga wenda ariwe mwabantu mwe niwe nyuma y'imisi igera kuri 3 mushaka narabuza ahantu ari nongeye kumufesinga n'amaso yanjye sinzi icyo ndi bukore sinzi uburyo ndi bubigenze gusa Imana ishimwe basko dore nguraniwe rwose Mana nyagase nundi abikora nte kugira ngo adahita nyikanga ngo ahite yiruka
reka njye mwitsimba ahangaha uko byagenda kose ashobora kuzamuka hano mu muhanda, nshobora kumanuka hariya, namara kumanukamo hariya agahita akomeza ipfo mu ngo, kandi ndashaka ko aza ngahita mwubikira ngahita mufata, uko byagenda kose arazamuka hano mu muhanda byanze bikunze. Nk'abantu mwe noneho ibintu biranshobeye, dore kamera mugaragaze, dore nguriye hariya, we mwerekane tumwerekane. Nk'abantu mwe hari igihe umuntu agera mu bintu bikamushobera nyine ntabone icyo gukora tu, icyo ndi gushaka ni uburyo ndi bumwuguge nkamugwaho atari yambona, cyo nzi cyarazamuka hano mu muhanda byanze bikunze. Murabona ibikorwa arimo, buriya nshobora kumanuka hariya diregite, nagenda namusatira agahita yirukanka akamanukamo hariya hepfo. Kamera mwegere wowe aragira ngo uri umuntu uri kwitambukira. Buri kosa nuko ngiye yambona mu maso hiwe, ikosa nuko yambona mu maso ye. Gusa noneho Imana ishimwe bampaye amakuru yizewe pe, ahantu hose bagiye bandangira ashobora kuba ari naramubuze, nagiye njyo nkamubura, ariko uyu munsi umuntu arampamagara arambwira ngo wa mukobwa aramubonye. Ahubwo si ikibazo katangiye kumanuka imihanda undi aca. Kamerama reka njye noneho sibyo, umva se, reka njye noneho kamerama umva se, urabona ko aho ngaho atangiye kumanuka. Kamerama gereka ace mwaha ngaha, noneho rero ukuntu namufatirana akiri hariya ku buryo ndi bumugweho ntabimenye. Ndashaka kumuca munsi nkamugwaho atabizi. Nicyo kintu nshaka, kubera ko imanutse hariya yahita mbona direct. Ndashaka kumugwa gitumo mw'abantu mwe, Nyagasani Imana mfashe basi mucyure. Nubwo yakoze ibintu bibi, ariko ntago ari ngombwa ko umuntu yamureka ngo akomeze kwangarira imihanda, gusa ntago ari bumbone. Kameraman sinzi nimba atari bo nk'abantu mwe, uko bigenda kose ubu ngubu nkigera ahangaha ntaho yaba akinshikiye. Sister vayo, wishwe n'iki se kandi? Tugende mwana, tugende ibisa n'ibicurimo, tugende wa tugende va tuzamuka vayo. Oya bisiga ibyo ngibyo ntago bikubereye, ibyo ntago bikubereye, va tugende vayo abantu mu noneho cya umva se, va tugende sibyo, ihangane basi vuye tugende sibyo. Haguruka nkubwire basi, haguruka nyine nkubwire, haguruka nkubwire, wowe winkubita ibyo wese, haguruka nkubwire basi sibyo, haguruka nkubwire se. Mwana Nyagasani umukobwa, umva se, haguruka nkubwire, umva basi mva nkubwire sibyo. Nyagasani kameraman va mani, umva ndagusabye sibyo, umva nkubwire nyine, umva nkubwire sibyo, umva nkubwire umva nkubwire, nose kutangiye kwambara gusa, umva nyine nkubwire sibyo, umva nkubwire sibyo, umva nkubwire, umva sinyumva. Oya umva nkubwire mwana, umva wowe nkubwire sibyo, umva nkubwire sibyo, umva nyine nkubwire, umva tuvugane sibyo. Bimeze bite? Inde se wagiye? Ninde wagiye? Nyagasani Mana yanjye, ninde wagiye? Umva nkubwire, ugukora iki? Bo tugende mu rugo. Bo tugende mu rugo, hano ntago wakubereye, ufite famille yawe, ariko nyumva wowe ufite famille yawe sibyo. Tugende tujye mu rugo, iwanyu baragukeneye sibyo, siko bimeze. Oya ngo va tugende. Oya mumari, oya tugende ahangaha ntago ari ntago. Oya tugende Nyagasani kobwa, wakukureka ndakureka sibyo, wowe tugende sibyo, ahangaha ntago ari iwawe sibyo. Mama wowe sari he ko naho uri hano? Ese ubundi handi nawe nagusize wahavuye ute? Ntago ari mu rugo. Nyine wahavuye ute? Ntago ari mu rugo, nshaka kujya mu rugo. Ushaka kujya iwanyu nyine ndabyumva, reka ngufashe basi nkujyane iwanyu. Ntago mbishaka. Reka ngufashe nkujyane iwanyu sibyo, mbabarira basi sibyo, reka ngufashe ngiye nkujyane mu rugo. Hari icyo bitwaye? Hano niho mu rugo. Ntabwo mwafashije uyu mukobwa mw'abantu. Umukobwa yasaze, mwambare mukafasha sibyo, mumbare mumfashe sibyo. Reka hano ntago ari mu rugo iwanyu sibyo, bakureka iki ariko bakureka iki? Mwamfashije mwababyeyi mwe, ibi ngibi ntago, mwe ibi ngibi na Nyagasani Mana, umva se
reka tugende nk'abantu mwe n'ubu ndabigenza umva se umva nkubwire sibyo umva nkubwire nyine wikivurunga hasi ariko ngo zana nkwereke ibi bintu ntabwo bikubere uri se warugiye warugiye ndi mu rugo hano uri ntabwo ari mu rugo warugiye mbwira nyine warugiye ndi gukubura mu rugo ndeka umva nkubwire sibyo wowe ihangane tugende nkujyane mu rugo iwanyu sibyo ndeka ngura tugende nkujyane mu rugo iwanyu sibyo yakasane umukobwa ra umva nyine mama wowe sariye ko ntawe uri hano umva nkubwire sino ndabigenza nte mw'abantu muyu muntu ndamuvana hano ngo mama we ngo ngagariko sibona nta izina ry'Imana ibintu none ni umva se umva nkubwire umva se ibyo bireke nyine ibyo bireke sibyo umva nkubwire umukobwa ndamukizwa n'iki mwamana mwe mu nderero none ndakora iki koko uyu mukobwa mureke nigendere ariko se ubundi naba nkoze iki umva se umva nkubwire nyagasani umukobwa arambye karya Imana umukobwa ndamukizwa n'iki koko umva se umva nkubwire sibyo umva nkubwire aho ngaho amacupa urakandagira mu icupa dore iri ni icupa vanga udakandagira mu icupa udakandagira mu icupa ariko ndakumena umutwe njyewe nyagasani mw'abantu umukobwa mw'abantu none ndakora iki mumbarire mungire inama namwe ubu ndakora iki ndareka iki ndareka iki kubwa ndi kumwegera akantera amabuye ubu n'izina ry'Imana ndakora iki koko izina ry'Imana hari ibintu bikurenguka buri icyo ukora ibyo bintu uze bireke ibyo biboro bireke ibyo ngibyo Mana nyagasani umva se umva nkubwire sibyo n'abantu mwe rero ngiye gukoresha umupangu wa danje kamera mfasha zino telefone izo telefone zitaza kumeneka ko umupangu nkoresha umukobwa muretse ha abantu mwe unyihanganire ngiye kubikora kuko ntabwo nshobora kumusiga ahangaha umva se umva mbwire ndeka ndabigenda ntabwo ndi bugusige ntabwo ndi bugusige umva haguruka tugende sibyo haguruka tugende Mana yanjye ngo haguruka tugende basi sibyo umva nkubwire nkwinginga basi sibyo umva nkubwire sibyo agasana Mana yanjye umukobwa namukizwa niya umva nkubwire sibyo Mana agasana ndabigenza umva nkubwire sibyo ndabikorana ashobotse ntabwo ndi bumusige tu warugiye sister iwanyu ni hafi ahangaha ni iwanyu ni hafi nta mumotari nabona ra kamerama vuba dore ko mbona umumotari ahangaha kamerama vayo mani Mana yanjye umva se bagiye
umva se wahagaze basi nkakubwira Nyagasani ni umukobwa ndamenya umva se we nyumva sibyo abantu mwe umva se mwana wanyumvishe koko umva wanyumvishe koko urongera kungenda nakubita utangumenye n'umutwe we nyumve nyumva Nyagasani nk'abantu mwe njyewe ndabona uyu muntu rero ntamushobora njyenyine ndabona ntamushobora njyenyine reka njyewe ubwo mbonye azamutse muri izi quartier shake abasore nkabangaye bo muri izi quartier bamumfashe kuko njyewe ubwanjye njyenyine ndabona naniwe pe reka mbikore cyaka abasore nkabangaye cyangwa abantu bo muri izi quartier bamfashe kuba namubona none nimara kumubona turamushyira ku moto cyangwa tumutegera imodoka birangire ko njyewe bwanjye njyenyine ntago namushobora rwose amahirwe ngize nuko mubonye muri izi quartier sawa rero reka mbikurikirane gutyo ukomeze udusengere rwose ibintu ubu ngubu byakomeye sawa